uhereye we uranya ndesha awana sha sinzi 40 muri gusa reka mwisaka the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. kabiri yogeze hano taha mu rugo komera muzehe nabwenge bari komera cyane amakuru ni meza mu mwangi wanjye na nukuri ndakunda kubuze warabuze naje rero rwose sikurimbwa yewe ndimbwa urimbwa nyine yewe data we ngewe barihima rwose urimbwa barihima baritazara njya urimbwa ndabivuze kandi nabwe ntago ndibwa tabimbwa si wewe kubitwa n'umugore yagucanga da Foroza uri hariya uramuzi ye da Foroza ye umva rero ngurira inzoga ngwere ukuntu uzamugenza inzoga ndayikugurira ngaho mbwira se umva rero barihima ngurira icupa rimwe gusa rimwe maze ngwereke ukuntu uzamukuri ako kana umva rero yego ngiye kwigisha karate maze uzamukubite maze uzarebe niko bimeze nibyo ndamwishe da umva rero kangwereke yego kaburi kura n'ikote ngwereke ndarikuramo da yego ra bagira gute ese kabiri mushiki wawe yagiye he Umeshari kuvuga ngo agiye muri korali. agiye ryari Ni mu kanya bwembwe se kubonye ngiye sinzi. Ariko yarambwiye ngo agiye muri korali. harahagaze korali yatangaye se mama jya muri polisi kibata sini Brenda yataka ubwo nasoni ko kama mufite reba ukuntu barakugiza ko subwo nakuvunitse oya ntacyo nabaye umva Brenda ntacyo nabaye birika buriya da Foroza ngiye kwiga karate muri iki gitondo ko wamubonye metre wanje metre na bwenge ubwo siko nsanze yagukubisa bari kukwigisha ikigo oya ntabwo ari ukunkubita buriya abanyigisha kuko buriya da Foroza niza makanu yarantambije Brenda
baturage ba mudugudu wa Kadasumbwa mwaramutse. Yego. Twagize amahirwe akomeye yo kubona nyakubahwa executive yaduse muri umudugudu wa Kadasumbwa kugira ngo atugire inama n'ibitekerezo no kutwinjiza neza nangwa se kumva neza akamaro ka mituweli do sante. Nyakubahwa executive rero haba nguhaye karibu kugira ngo imbere y'aba baturage utugire inama y'isungane na mituweli. Murakoze cyane. Murakoze. Baturage yo mudugudu wa Kadasumbwa mwaramutse. Mwaramutse. Ngize amahirwe yo kuza gukorana namwe inama. Mbere na mbere kanshimira umutekano w'umudugudu wanyu wa Kadasumbwa umpaye ijambo akampaye umwanya wo kugira ngo tuganire. Inama nje ngo tugirane ntabwo nje ngo mvuge ntabwo ari ikibwiriza nje gutanga ahubwo ndaje ngo tuganire. Turaganira rero ku ngingo ebyiri zikurikira, imwe mutekano rero yikomojeho. Tugiye ko turaganira kuri mituweli do sante ubwisungane mu kwivuza. Indi ngingo ya kabiri turaganira ku isuku n'isukura. Ndabona rwose isuku ahangaha mwageragezaga kereka uyu musaza nawe ibye turaza kubimenya. Uyu musaza ariko muteka uyu musaza nje nawe turaza kumuganiraho niba ari n'ikibazo cy'ubukene ndaza kubimenya. Oya ntaki. Ni ikibazo cy'ubukene muteka. Reka nshimira uyu mudugudu wanyu wa Kadasumbwa. Muri mu midugudu iza kwisonga muri kano kagari. Ariko ntabwo muri bo murafata umwanya wa mbere kubera ko hari imibare runaka iri kutubuza kugira ijana ku ijana. Ubu tuvugana dufite 85%. Nagenzuye mu midugudu igize aka kagari kacu nasanze umudugudu dusubiza inyuma ari uyu mudugudu wanyu. Shaka kumenya abantu batanze mituweli. Mwese uko muri hano mwatanze mituweli? Abatanze mituweli mushyira akaboko hejuru. Umwe babi twarishyuye uyu mukecuru ukatamanitse wowe ubwo nta mituweli watanze. Niko bari Karame muyobozi. Koko mituweli warayitanze? Narayitanze. Warayitanze? Nayitanze mbanuko. Wayitangiye hehe? Kuri Sago? Itangiye kuri telefoni rwose. Noneho nimero yawe irangamuntu urayizi mu mutwe? Ndayizi. Yimbwire 0788 muri gusabita. Reka mwise kumusaza. Bari kunseka mwise kumusaza. Nyakubahwa muyobozi rwose ntabwo arishyura mituweli barihi. Utanyumvira dafuroza. Ntabwo twari twishyura rwose muyobozi. Habuze iki kugira ngo mwishyure? Tubwize ukuri, umugabo wawe nzi neza ko ari we muntu utunze uyu mudugudu ku biribwa, ku matungo, amagi wanyu ngo yirirwa bayakandagira. Ngaho mbwira impamvu muri mituweli. dafuroza umuntu yagura amacupa 2 wenda mu kabari. Nyakubahwa rwose muyobozi bari byaranyoboye. Cyo kora ndashakisha mu itsinda, hari agatsinda mbamo hari hirya n'abandi badamu. Ejo bunini wambwiye kugiye kwishyura mituweli. Kwenda kugabana nitugabana nyakubahwa muyobozi nzayishyura ariko bari tazariwe rwose narumiwe iwe ni mu kabari. Reka ibintu mzoroshye. Muteka. Icare barihi. Rwose ubu ngubu rero none uyu munsi mfite tariki 15 z'ukwa munani. Mutekano. Tariki 30 z'ukwezi kwa munani atiri waza kubashaka wowe uzaze abahereze gitanze ya mituweli ko yishyuye mituweli. Urumva mada muyobozi ufatanyije n'umugabo wawe. Ndayishyura rwose. Muyobozi wifunika wiruha nge nzamwibutsa. Igihe cyose tuba turi kumwe ni agiye kunywa cupa rampamagara. Ndabyemeye. Tunywera 6 8 ajye na 20 tubinywereye. Muko. Naho. So mukobwa bari imara. Ngiye. Ni wowe? Nonse katakiza ukina amakaratera. Simbizi uzampamagara umubaze. Hebyo. Kurero. Ariko se ntabwo ari wowe se? Ni njyewe. Aya kata. Nako cyangwa neza kubonye ngo wambaye ipantaro. Nambaye ipantaro. Kwambaye ijipo no byagenda. Nzi sindi umukobwa.
umukobwa nisi ijipo kuyambara birabujije haryo witwa nde nitwa Brenda nibyo ariko siko nagukunze wagira zote anka basaza bo mwabaye muto saza ndando umusaza none uri iki ndando umusore tandero ego mana nisi nibyo uko nari nje ngite uri umusaza ariko pe ndambe mfite dore ndi umusore hamwe undi siribateri kandi mfite kashi wakwira wambe wareba ni franga byinshi ibihumbi 100 200 300 400 500 600 700 800 900 miliyoni Kiko cyanza amafaranga nagenda bikusha nagenda ubona ukuntu yanze amafaranga n'ukuntu ganduhije ndi kwiba n'umugore wanjye se kabiri kakagurube kwanjye wagahaye ubwatsi mbuye n'epfo kukahira hana wanjye rero siburiya isoko ananiye tuzabigenza dute mwamenye ko rya shyamba twa twatanze n'ingwate ya banki yaritanze mwagize ute ararigurisha ariko ubundi dafaro wazareka ko nako bita pita wazareka ngo barima tukarugura aho kuva ryari kumuza kuvuga ababyeyi mwize barima se uko avuga ko yakuraga mama muzi Nduki none siko nanjye mbonaga ariko ako jya umenya ko ari so wa mwana we jya uvuga uti ni papa jya uvuga papa na mama uri kumva abwenge muraho neza muraho uri gutema ibishingiro se ndi gutema ibishingiro guhembeza sawa nanjye nayirangije yego ahubwo uzanumva umuganda sawa nanjye uzampamagare yego aya muzareka tukikubite bana njye nako zitapita zamumena ubuze ngo icyo wakabona nta giti nzabaza bikurikira aba bantu barananije mukingure fungure mbese mufungure mbese nta soni zanjye ndagenda musigare mumvuga ubu nize na karate ntabwo cyangwa